Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye abayobozi ba Mastercard Foundation, umuryango udaharanira inyungu wo muri Canada wemeye gutanga miliyoni 50 z'amadolari mu mishinga itandukanye mu Rwanda. Iri tsinda ryari riyobowe n'umuyobozi mukuru wa Mastercard Foundation Rita Roy n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi Jim Ritchie. Bavuze ko imishinga bateramo inkunga mu Rwanda irimo iyo kwegereza serivisi z'imari abaturage, uburezi no guhangira imirimo mu rubyiruko. Uyu muyobozi waje ayoboye iri tsinda nyuma y'ibiganiro yagiranye na Perezida Kagame yavuze ko barushijeho gusobanukirwa neza n'ibijyanye n'icyerekezo u Rwanda rufite. We were having an exchange of views of things that we saw. Twunguranye ibitekerezo ku byo twabonye mu mishinga imwe n'imwe bigendanye n'icyerekezo 2020. Perezida w'u Rwanda yatweretse uko abona u Rwanda mu myaka 10 cyangwa 20 iri imbere. Twanaganiriye ku cyerekezo cy'u Rwanda cya 2050. Dushishikajwe no gukomeza gukorana n'u Rwanda. An interest in continuing. Minisitiri w'uburezi Dr. Papias Musafiri yagarutse ku mumaro Mastercard Foundation ifite harimo gufasha urubyiruko muri rusange ndetse n'ibyo u Rwanda rukomeje kungukira kuri Mastercard. Usanga imishinga yose urebe nk'urugero nk'uriya mushinga wa EDC akazi kanoze gutegura urubyiruko, abana barangije amashuri yisumbuye nk'urugero ariko nibakomeza amashuri makuru, hari ukuntu babaho ubumenyi bakabahugura ku buryo baba bagera ku rwego rwo kwinjira mu kazi. Iyo ureba uriya mushinga bafite wo gutera inkunga abana b'abakobwa 1200 b'abanyabwenge ariko baturuka mu miryango itishoboye, bakabaherekeza mu kwiga amashuri yisumbuye ndetse bakabaherekeza kugeza na za kaminuza kugira barangize bakajya mu kazi. Nanone usanga ko ari ya nkingi yo kubaka ubushobozi n'ubumenyi cyane cyane bibanda ku rubyiruko, n'ibikorwa byo guteza imbere ishoramari mu bigo by'imari bitoya n'ibiciriritse, ari za sako, ari za microfinance n'ibindi. Umuryango Mastercard Foundation ufasha abaturage basaga miliyoni 4,200 biganjemo abo mu bihugu 25 bya Afurika. Utanga ubufasha mu kubaka ubushobozi, uburezi, guhanga akazi no kwegereza abaturage serivisi z'imari.